wari umwaka ugoranye gute mu by'ukuri twahuye n'ibibazo byinshi ariko turishimira ko twatoye umusaza turabyishimira. nicyo kintu wishimiye wagezeho muri 2024 kano kanya kuba narabaye perezida wanjye wa repubulika. Mbaye ikaze mwe mukunda kandi mugakurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Ni NTV Rwanda, je nitwa Mr Muhanzi. Iminsi irenga 370 ingahe irarangiye n'umwaka wa 2024 twinjiye mu mwaka wa 2025. Ni byinshi byabaye ariko kandi abaturage barishimira byinshi. Hano tureherereye mu karere ka Gasabo, ni mu murenge wa Kinyinya, mu kagari ka Murama, mu mudugudu wa Rusenyi, by'umwihariko mu gasantere abaturage benshi bisangamo. Ni benshi cyane ubona ko bishimye baraye ijoro, ubona ko ari n'abaturage basa naho bafite ubushobozi buke ariko bemeye ko ibyo bintu bagomba kubiserebura. Benshi abafite ubushobozi baguza agacupa, abandi badafite ubushobozi bishimye babona uko bahorasa, cyane ko bahorase mu mpande zitandukanye hano mu mujyi wa Kigali. Ndi kumwe n'urubyiruko, cyane ko urubyiruko ari imbaraga z'igihugu, bivuze ko hari na byinshi baba bariyemeje nk'intego zitangira umwaka zikanarangira. Ariko kandi se turagira ngo tuganire, ese intego yari yariyemeje muri 2024 zigeze hehe? 2025 se aritegura gukora iki? Ese noneho ni biki azasubukura? Reka tumwakire kuri bimeze bite? Komera cyane musirikare. Witwa nde? Nitwa Nsengiyumva boss. 2024 urayishoje, ni umwaka wasobanura gute imbere y'abatumirwa ndetse na benshi bagiye kureba kuri NTV Rwanda? Ya umwaka rero cyo navugaho ndawishimiye cyane kuba ngushoje amahoro, ndakomeye cyane, wangejeje kuri byinshi. Ndashimira Imana n'abantu bake tumaranye iminsi tugendana. Icyo nifuza cyo nuko n'umwaka tugiye kwinjiramo Imana yamfasha ikangenda imbere, nkawugendamo neza kandi nkazasoza neza nawo. Mu by'ukuri ni byinshi umuntu aba yariyemeje kugeraho muri 2024. Mu ntego zawe wari wariyemeje, niye wabonye zitagenze neza, izagenze neza se wakoresheje irihe banga kugira ngo uzigereho? Mu ntego zanjye rero ibyo nari mfite mu mutwe wanjye, ndacyari umusore muto y'imyaka 28, nkaba narifuza kuzashaka umugore, nkaba mfite umugore, nkaba mutunze, mfite iwanjye, muri make ndishimye. Kandi ikindi cya kabiri, ndifuza yuko ubutaha umwaka twinjiyemo nzaba mfite n'umuryango ugaragara, nzawumurikira famiye yanjye. Ndakwishimira cyane Muhanzi. Aha, ninde twaganiraga kuri mikoro za NTV Rwanda? Wavuganaga na Nsengiyumva. Nsengiyumva, noneho gira abantu nka batanu suhuza ubona mwabanye neza muri mwaka wa 2024. Uyu mwaka 2024 nshoje, ndishimira ko nahuye n'inshuti zitandukanye. Inshuti yanjye ya mbere bamwita Prince, muri umudugudu n'uyemo wa Kagarama. Prince inshuti yanjye. Uwa kabiri ndifuza ko nashimira umugore wanjye kugira umwaka mushya muhirwe, azagere kuri byinshi, azamfashe twumvikane tujye kuri byinshi. 2025 uraza kwiserebrute wowe? 2025 ubakanye tuvugana, nayiteguye, nyimezemo neza, nayinjiyemo neza, ndakomeye bibona nawe, ntabwo rwa nkubeshya. Abandi basore bagenzi bawe batari batera intambwe wateye yo gushaka umugore, urabagiriye inama muri 2025 kugira bayisoze nabo bafite umudamu cyangwa se umufasha uri iruhande rwabo? Icyo nakubwira cyo Mr Muhanzi, ndi kuri televiziyo, ndabizi ko abaturage bari kumbona, ndababwira yuko batinyuke, bakora mu mufuka bakore. Mukore, mutinyuke, mugane imirimo, hanyuma muvuguti natwe turashaka gutera intambwe tukajya imbere. Icyerekezo turimo no gutera intambwe imbere. Arakoze cyane. Yitwa Nsengiyumva, umwe mu baturage benshi badukikije hano mu kagari ka Murama, mu mudugudu wa Rusenyi, mu isantere. Ni benshi ubona ko babukereye kabisa, bavuga ko turemera turarara ijoro ariko duserebure umwaka wa 2024. Tugiye kugerageza tuganire n'abandi baze kutubwira se 2024 bayiserebure bate, ese niki bagezeho, baritegura kugera kuki muri 2025. Komeza ubane natwe kuri NTV Rwanda, amakuru n'imyidagaduro bikugereho. Igenge nitwa Mr Muhanzi, ndi ndahangarwa, ndi intore kandi ndi umunyarwanda. Of course unyite na diaspora. Komeza ubane natwe muri byinshi bitandukanye tugomba kubagezaho umunsi ku wundi.